ngo waraje ngo yakumubona n'indaya ngo tuzanura bivuga ari n'indaya yamamagaye nayo ubwo ndayiyamye sinzi niba ari wavuga ko nazina wavuze nose ubwo nzovu ko yaragiye anankura ikiganiro kuva ku munota kugera ku wanyuma nigeze mpamara ngo ukoze ibi arubwo uje witatsa none ndatakira kandi yari mu kazi niyo bihembe wese kandi ubango bureraga banana nkwikira ngeze niba mvuze nzovu ko siba mugaruye udaruka kumubona ahita mwumva ni ibyo ngibyo nabi yakwe kamwana ngo amusanganye n'indaya urabivuga nago yabi ngo babikunze abantu niba batarabikunze umva ngusobanurira batarabikunze utarabikunze ko nabivuze ibyo biramureba azabikunde cyangwa bireka nzovu mbivuga bitewe n'ibyo yavuze cyane aho yaturutse iri joro bitewe nuko yarashyizemo akantu cyangwa kubera mama Queen nabona gushyiramo inyurabwenge ariko bose bari barerembuye mweshyiragamo inyurabwenge ako warakize nukajya urengagiza abantu mwafunga oya nta kintu nshinja Imana nabo barakize ikintu cya mbere kuba udafunze umva se kuba byonyine kuba uri muri imiyaga uyu muyaga ubona uyu muyaga seretse bano mwebwe mutazi agaciro kawo shamubwira sha by'uyu muyaga mbese nta muyaga ubamo umuki umuyaga siba mu gikombe zafata igikombe gitereka hano numva ko umuyaga winjiramo ko shaje ibyo gihorera ase muri yasanga nasanga hari barya kabiri imvumbure barya saa 4 na saa 7 yamo ikibazo kimwe mwibariza abantu bajya Bruce Melody na The Ben wowe ufana oya no kuvuga ngo jewe nakubeshye jewe Bruce Melody yari umufana wa The Ben koko pe ariko Bruce Melody bose yarabatambutse Bruce Melody ni umukozi Imana ndoze The Ben kakiririmba bya cya gisura mu byaki byo muri Antigite undi akaba arimo kuririmba forum ya nasene aririmba byakira amahinga datano kugira ngo wemere Bruce Melody azikwawe adakoze ntakabanyarwanda bakongera kumureba niyo mpamvu akore buri munsi none urumva atakoze yarya ate nibyo yene nshaka kubwira The Ben rero we aracyaseta ibirenge nyamabo abantu baragushinja ngo gushyanuka cyane none se bino birabe mudashyana abantu ubwo umuntu niba adashyanuka ntago azabaho ngo waraje ngo yakumubona n'indaya ngo tuzanura bivuga ari n'indaya yamamagaye nayo ubwo ndayiyamye sinzi niba ari wavuga ko nazina wavuze ntazina navuze nazina ugeze uvuga ntazina navuze kandi iyo ndaya yamamagaye yari inashaje namenyo yarakutse sinzi ukuntu yiyumvishe ko ari umuntu wakoze ikiganiro yandikaho arakoze ikiganiro yandikaho ngo reba ngo yakana nzovu ngo ikintu bapfu ngo nakonya amabondo na nzovu na yaka ikintu bapfuye ngo mugikurikirane kiye kubona umuntu akiza ngo ndimo ndarya inyama sha tekereza kuvuga ngo rimwe na rimwe bano bantu ari gihe bakora ibintu ariko nta bwenge bashyizemo kuvuga ngo ikintu ushobora abantu bose uzi kweditinga kandi cya kabiri ngewe naba navuze nabi naba navuze neza ikibi nuko mba ntavuze ku gihugu cyangwa ntavuze kubiterekeranye kuba navuze bano bantu twirirwana muri uyu muhanda mba numva ntacyo bitwaye nta n'umutima mubi nose ubwo nzovu ko yaragiye anankura ikiganiro kuva ku munota kugera ku wanyuma nigeze mpamara ngo ukoze ibi arubwo uje witatsa none ndatakira kandi yari mu kazi niyo bihembe wese kandi ubango bureraga banana nkwikira ngeze niba mvuze nzovu ko siba mugaruye udaruka kumubona ahita mwumva ni ibyo ngibyo nabi yakwe kamwana ngo amusanganye n'indaya urabivuga nago yabi ngo babikunze abantu niba batarabikunze umva ngusobanurira batarabikunze utarabikunze ko nabivuze ibyo biramureba azabikunde cyangwa bireka none se ibi bintu tuba muri inzira babyita showbiz bivuze ngo showbiz rero uvuga ibyo ubona bitahungabanya societe gira imbere urabyumva uvuga ibyo ubona bitahungabanya societe naho kubushomoka nta kibazo je ntacyo bintu nkwaye ko bintunze se uwo mu nama barakumva ndimo navuga ngo ndaburaye nama igihumbi azavote se kuvuga bikaba byanze nibyo nta bindi se tu ngo nabanga kugira ngo kigano cyo ago se ako nabonye naho bavuga ngo kigano cyose nguvuga yakana nzovu bitwaye none se kankubaze ubu ko abantu bakora amakuru bavuga Uburusiya na Ukraine M23 na Congo amezi 8 arashize ko ryo bavuga buri munsi nibyo bibabaje cyari byo bagize ko mvuga bari ni ba superstar nozojya nkuvuga ko ari superstar wowe nkuvuga nakuzi amakuru muri Congo ko abantu bayavuze imyaka iko bayavuze imyaka ari urayinuba ko urayinuba no urashaka barandimo ndavuga bari yakaye bari nzovu ni ba superstar ni nabo bantu bari muri bazamukiraho se nkuko abantu bajya bivuga muri comment nase ndabazamukiraho ujya kumbura wambonanye nabo oya none se bivuze ko bagushinja kuzamujya kuri kana nzovu ntago ari oya barebe ibiganiro nakoze barebe ko nigeze araho nahuye nabo mfite aho ngeze kandi ubundi yakana nzovu wazamuka uyu munsi ugahura nabo biragoye
kugira ngo uzamukure nabo bisaba ko bagiye ku macana akomeye kandi azwi kandi ayo macana kugira ngo uhamagare nuko aba yakubonye nuko aba yakubonye nose nibo batumye menyekana nibo banje abagabo byo barabajya bavuga baba banashonje ako kantu nako abantu barakagushinja ngo sigaye uzanga ukishongora ku bantu ngo ubwo ntibariye none se ko wifasigaye ari ubuntu leta y'ubumwe bose yashyize wifi none hari n'ibintu byoroshye ubu ngubu usigaye bikoze muri ka Freezone mu mujyi wowe zari abantu babicaye none baza nyine wumva ntago ari paka ngo baguhe password byijyana ujya kuri wifi nongo na password ihaba ntayo akamugari ka Freezone ko genda yigendana gusa urumva ikibazo cyari Freezone bayozoye ntabwo ukeneye kujya muri ka Freezone gucatinga ni najyayo wenda ari bwizane muri ko mfite iyanjye wamugana wo kwiye kurata ko wateye imbere ariko njye hari ibintu binyobera none se mvuga nijye ntivuga ubwanjye so mugani ndi uzagukunda utikunda uzagukina utikina none se ntawe none se ubona bagufitiye ishyari rikomeye umuntu udakora ibintu yakugira ishyari rigiye ukaba wakugira inama oya umuntu kugira inama se yampamagaye ko nimirangiye bakuri Nyamabondo agwamugire kujya muri comment kujya muri comment yakora imbuga Nyamabondo atakavuga ati hindira ibingi cyangwa ngiye gushyira ibumbisha uzana abatumirwa uko kaba ari bwe gusa kandi uzarebe none se byari ibintu binyananyobera buriya rimwe na rimwe ari igihe abantu bibwira yuko wenda comment ari ikintu zihungabanya ku muntu cyangwa comment ari ikintu zivuze nuvuga ngo buriya mwebwe iyo mukora comment kuriye nibwo mutuma boss abona ko nkora ndi mu kazi urabyumva njye bwa mbere nyiza najya numva ko comment ari ibintu bivunanye ko naze gusanga ari bure ntabwo umuntu nagutuka ngo wabare muri comment abantu bwose byambabaza gute kandi nakuzi kunuka gusa ibyo ze nushaka nuko ibingana iki pfa kuba gusa nta nubwo byenye mbitekerezaho urumva ngo mba ntekereza mvuga ati mfite umwana ejo bundi uzabatizwa mu kwa karindwi uzakomezwa mu kwa karindwi ejo bundi bagiye kujya mu bizamini ngo aricyo bita ngo broshire ayo mafaranga bagomba gutangwa nibyo ndimo ndatekereza ibyo ngibyo nyine mba ndimo ndatekereza iterambere ryanjye ubundi ndimo ndashaka ndimo kurwana n'akantu kanyine najya nkora najya ncuruza nkari abakandikaho Nyamabondo TV ku buryo ninshaka amacuruza amazi ariko bajya bava ngo ni kwa Nyamabondo nibyo bintu ndimo ndarwana nabyo urabyumva unanye ngira adresse ngira narinye ahantu ugomba kujya mbarura imodoka warabiretse bagomba ko imodoka no banga yo sinavuga ko imodoka iri mu nzira miliyoni cy'Iburari wenda ndimo ndabura miliyoni ubu ngubu ufite imishinga myinshi byo bintu byose abigeraho nyamo ariko se ikintu cya mbere ni icyo bura no kuvuga ngo icyo usabye Imana igare nirigiguha cyokora niyo mpamvu usaba ibinini noneho igatoranya cyangwa igashungura ikareba ibyuguha erega no kuvuga ngo buriya n'ikintu nabonye buri kintu cya mbere kibaho mu buzima iyo wifitiye nta muntu nta stress utapfa kubura amafaranga yo kugura gaze utabuze amafaranga yo kwishyura inzu babyumvishe umwana atabuze amafaranga yo kujya ku ishuri utaburara ubundi ubwo bukire buruta ubwo n'ubushye muri iki bukire buruta ubwo n'ubushye ntabwo tubigesha ukuri ufite amafaranga yo kwishyura inzu nyiribyo nta munsi urarenzaho urarya icyo ushaka niba ari akaboga urakakubita umwana wawe nubwo yaba atari n'akaboga y'imvange yawe urayibona urumva umwana ku ishuri ntabwo aramwirukanira minerevare urasa neza ubonetse ikintu ariko siko kugira ngo rimwe na rimwe n'abantu bandika komanteri kuri cano cya kuki ntabwo baba baguze mega niba bicaye kuri wifi y'ubuntu nozageze ku muntu waguze mega uwo mwanya wo kwandika komanteri yawubona niyo agiye kwandikaho yahita yereka ngo 100% cyangwa akahita avuga ati agashyira agapopo ari uruvuga ngo barubona uriya wandika igitabo ariko uyubona aba ari kuyubuntu kandi ikiri kugira ngo wemere nta muntu waguze mega we bashaka kwirebera icyo kiganiro ko cyakozwe kugira ngo nishima na seke none uriya wandika komanteri yumva titre ya mbere abasiganwa n'igihe yigendera ajya gusubiza muri comment muri titre gusa ubwo se urumva ngo niba umaze kugira experience niba nyine ugiye kuba wavunika umaze kugira experience kandi yigeze mu gihe gito oya ni kuvanga ntihazanye umuntu kubeshya umuntu wese ufite inda cyangwa umuntu wese ufite icyo ashaka bisaba kwirinda kugira ngo ikintu kigereho utishyiriza ntabwo ikintu wageraho abyumvisha utiriza nta kintu wageraho kandi ukuvuga ngo rimwe na rimwe nkatwe tuba tugaragara ko dusa nabi ngo dufite amasura mabi ugerageza gukora cyangwa gushyiramo n'ingufu kugira ngo abantu bagukunde ibyo wanabyanga ukabikundishaho ni uko ibintu biba bigomba gukorwa gusa undi muntu wamvugira njye ntivugiye witwa Nzovu ngo yakoze ikiganiro ngo agusubize yavugagaho ariko ni ukuvuga ngo mu bintu byose bamubajije numvise nta kintu na kimwe
anshinja cyangwa kandi wowe ahubwo wowe inzovu kubigaragara nta kibazo afitanye nawe ahubwo ufite ikibazo na nzovu hoya no kuvuga ngo wowe niwe utamwemera ariko baza nyine wumve yagusobanuriye ko ari ikiganiro twakoze ngahantu ngo mvuga ko ngo nzovu na yaka ngo oya ubwo ni ubwa mbere ubwo bwa mbere nyine kimwe twakoze rega nicyo cyavuye hari icyambere kindi twakoze ahandi burara kubeshya burara twakoze dufitanye ibibazo yewe no kuvuga ngo ibibazo ni wabyihinzemo rero banza hamagara gisiraza avuga ati ntabwo ngiye gukorana na Nyamabona avuga ati ibyo birakureba ajya n'ahandi aravuga ngo ntabwo ngiye gukorana nanjye ndavuga ati ngewe no kuvuga ngo ubu ntabwo umuntu amamagara kubera kankunze umuntu amamagara kubera ko hari ibyo muha nanjye akagira ibyamo simuwe kuko tubona ko atari impuwe iyo amaze nkuko ataguhamagara hamamagara ngo n'igihumbi si icyambere se ikindi ni ukuvuga ngo niba ufite cano ukumara akaba yagukoresha wowe n'umuntu akabaza kuvuga ngo ntuhamagare kanaka wowe ukagendera kuri ibyo ubwo nawe niba ufite cano ubwo ngubwo nyine nta mutwe uba ufite ni ukuvuga ngo niba uri muri bizinesi nta marangamutima abamo wabyumvise akazi ni akazi wareba ibikwinjiriza hari ibindi bintu ese nzovu umva niba yakuvuze neza kandi wowe uhora umuvuga nabi ubwo matari ufite ikibazo nyine wumve nzovu njyewe ntabwo muvuga nabi cyangwa iki nzovu mbivuga bitewe n'ibyo yavuze cyangwa aho yaturutse iri joro bitewe n'uko yarashyizemo akantu cyangwa kubera mama Queen nabona gushyiramo inyurabwenge ariko bose bari barerembuye mweshyiragamo inyurabwenge ni ukuvuga ngo byibura apfa kumubaza ngo ariko inzovu ari hano inzovu yanutse umugore aravuga ati uramutukira iki uramutukira iki ko mutari kuba mu kiganiro nzovu ahita avuga ngo ndamututse ngo ushaka agira icyo agira ate urabyumva arongera mama Queen arongera amuga none nzovu arongera amakuru ahita avuga ati ibyo rero urimo kuvuga bihanirwa n'icyaha birahano wowe rero uti wowe Nyamabondo mwigire gutete mwihorera oya ngo uriya mudigi yongeraho ibikoko ngo turya ubwo se umuntu niba ababazwa nuko turya ubu urumva ngewe ikintu mvishe we afite muri we ababazwa nuko turya wese ntabwo abona harira we ni ukuvuga ngo nyine tureka kutabishobora twajyaga tujya twigira kwa mushikurya noneho we iyo muhamagaye aranganga ibyo bikoko n'iki n'iki twebwe rero tugezeyo akabona tubirya yabivuze muri iki kiganiro cyose rega byo ko kigiga byose bivuzemo ngo Nyamabondo ngo arya ibikoko ngo agira gute gafite inda nini noneho atavuga ari umuntu yamubajije uwo mugore aramubaza ngo se ko umugore yamwibye none uriya mugore atavuga ngo umuntu se ngo urya ibiryo by'isi yose ubwo umugabo wamushaka ni uwuye ngo nyine ntabwo yanyemera none se ubwo yanyemera ateze ko revo yari iriye rero uvuga ngo buriya ni ukuvuga ngo barakubwira ngo mbwira abo mugendane nkubwire uwo uriwe ni uriya rero nyine ni wowe uriya ni wewe se wowe nyine wowe yishyize ku munzani ubona wamwemera wowe kwe neza ko njyewe ntabwo njya mu ndangamiro urabyumva ntabwo ese ni indangamiro none ni iki nzovu ntabwo amwita ikihebe ngo ari shababu none se bivuyeho ntabwo nawe washaka ikihebe uretse ko n'ubu mwese ntawe wakwemera ninde wigiza nkana oya uvuga ngo wigiza nkana se ariko tujye tuvugisha ukuri ngewe imyaka mfite cyangwa ubuzima naciye murabona bwo kurwa nirukanga mu ndayi na nzovu rero ko nuko atarabona namara kubona naragenze ndabona none namara kubona birari maze abanyagereza yarakwigishije cacaka itoreze sabura bafata kuva mvuta umunsi yaje gafaranga se we naza nawe zira speech uzazireka kandi zo zimutunze gafaranga nizo zimutunze ndetse nyamaho yakamura yerokana yakana we yarakurakare ko cyangwa twari kumwe hari muzi rwagangaye wa ben twari kumwe ku wa kane uza no gukurikira ikiganiro twakoze ko yakoze kwa Gisirazi twagikoreye akuna yakaye ngo wamuvuzeho kujyana ikibi nuko ariko bamuvuga mu byo nyuma ya kamera nukajya ubizana n'icyo abantu bagushinja we n'ibiki batavuga bo byose nawe sora biganye niwo mujyo wawe nje ntago ari umujyo wanyavuga ibyo nabonye ikibi nuko nzavuga mbeshye ibindi byo kuvuga mu buki nzabivuga uzaba barazaje ku murenge nuhura n'umuntu afite indaya uzaza ubitubwira ni vuba nta kurya imboga nawe uyeruka niduhura n'umuntu avuye guhaha niduhura yambuye ari umusitari nzabivuga nuhura n'umuntu aburayi uzaza ubitubwira cyane nzavuga umuntu ndamutabariza bimeze nabi ibyo bintu byo kurwa babangoga yawe nose ubundi wamamagaye kubera ko nta muntu mfite se arabufika nawe cyo mbangushakira nuko rero
ubu ninde muheruka kuvugana guhura byari bimeze neza muntu muheruka guhura bitameze neza ufite ubukene umusitari shaba hari bitwa bakavukira kavukira bajya se n'umusitari akomoka hirya akavukira ntago ari umusitari ntazahaga muri imihanda ari misitari reka kumubona se ko no muhira atakimukoresha mwe mufunganywe nawe iyi tubibona se ko yakutse n'amenyo yewe umva garuka uretse guhamagaye Kabila bavuye gereza oya ntabwo aricyo bivuze ahubwo tuba twarabanye neza nta muntu wagahamagara Kabila mutaziranye oya Kabila ntabwo naryituye muri gereza nari narifite mbere yo kuba namfuwe reka wowe usanzwe urifite urumva wari uvuze ngo nzova impamvu yikora biriya nuko atari ntabwo ari yigasha gereza hari ikintu yigisha ku buzima bw'umuntu gitandukanye n'utaragiye buri impamvu abaho kuriya aba nk'umuntu uzapfa ejo kubera ko nyine nta kintu ntabwo arabona arafite abana batanu batarabona niba ubarera asaze ko babayeho kandi yohereza iposha buri munsi kwa Masandrine mbese ntabwo yohereza iposha buri munsi kwanditse nk'umugore babyaranye caca kituriza wazavuye n'agahinda afite reka umusa gira hano muri frame ngwino hano kuri kamera ubu kubera umunwa urakuzanye ngwino hano kuri kamera kubera umunwa bari kuri moto nari bishizemo na casque nari ndashaka abantu bakubona waruje gukora iki je najya nyine muri kamera yaraguhamagaye hari umugenzi uri hano na kira cyabagayo igeze shiriya dore kiba kuri iyi linye yaha reka iyi nabonye muturanye umusango nawe uvuye Madrid yes aranyikirije ngo navuye yose reka nkubaze mwana nkibona umuntu ari mu kiganiro nkagurutse ukamuhamagara none cyambere waranafunzwe uzubwenge ubujyango uza muri frame niba twarasangiye ibigori ni paka ngo nyine ugaragaze bahora umbwira ryarebesha itabi n'iribi n'ubu ufungiwe iki urimo wirengagiza abantu nkatwe uko twababarana kandi yarakize uyu mugabo ya telefone yiryamiye mu mazi yarakize tuhuye gutya tumwavuraneka ngo usuhuze kusuhuza ndi mu kazi nubwo mbere duhuye se noza uri uvuga ngo iki kiganiro cyiza mutari bwishyurwe bagiye gushyira urimo gutogotera ubuntu urabyumva ntabwo wajyamo wagiyemo ntabwo najyamo ngiye nkora uburukwande nza hano bwa mbere wanyu mwambwiye ngo iki ndimbati bwa mbere yakwishyuye ndimbati se bwa mbere niwo ndimbati nagaragaye kuri kamera bwa mbere wagaragaye kuri nde ndimbati kuri Kigali Live TV bara bose bibiri bya gatatu yes bafana mudukura kandi mudukurikirana bibiri bya gatatu by'abamotari baravuze oya tureka by'abanyarwanda man reka namuntu utarafunzwe afite umuntu wafunzwe udakize afite bene wabo n'ububango rero nuko bintu babikoze utamura gutya kuri baro yari mu bikapira reka yakoraga iki asika ubarose gukina umupira n'inda yawe oya reka ibikorwa birivugira njye ntabwo ari yarayifite iyi yarayifite uko najya hinduka abantu yo bibigira ko kize none habaye baribeshe oya yaryaga ibigori reka wowe warafungiye iki ariko se wowe utangiye kubibaza ko yatashye ukaba ureba ari mu kazi wose ko tuge ko warafungiye impapuro mimbano noze ari paka uranga bikubwire yari igisambo umunsi wari waribye wakuyemo ayahe masomo wakuye ayahe masomo warata uriya ngiye kumukodesha kamera wumvishe umungu ko yakize uriya musore se mwe nka kibiri wese yabihimaye nari mu muhanda ako warakize nukajya wirengagiza abantu mwafunga oya nta kintu nshinja Imana nabo barakize ikintu cya mbere kuba udafunze umva se oya kuba byonyine kuba uri muri imiyaga uyu muyaga ubona uyu muyaga ino kirimo seretse bano mwebwe mutaza agaciro kawo shamubwira shaka by'uyu muyaga mbese nta muyaga ubamo umuki umuyaga siba mu gikombe zafata igikombe gitereka hano numva ko umuyaga winjiramo kashajya ibyo ugihorera ase murya sanga nasanga yari barya kabiri imvungure barya saa 4 na saa 7 z'ijoro z'amanywa saa 4 za mu gitondo bya mbere babihiye na saa 7 na saa 7 wowe warya gasanga he kuri saa 8 je naryaga nyiragarama yinje reka nyiragarama yinje nyiragarama yinje yasa kuvuga iki nyiragarama nyine ibyo bita nyiragarama nyine ibiri twatubye kwa nyiragarama akoro twafite amafaranga
se wafunzwe ufite nkangahe kugira ngo wemere none uzatujye kureba inkwavu uzaze nkwereka ifishi ya amafaranga yabaga ariho ifishi twahahiragaho nkwereka na jeto ureka amagambo ngo abantu bagusuraga bashyira ku ifishi bashyira nyine baragusura cyangwa bakayakoherereza ukajya utuma ibyo ushaka ariko cya kiganiro nabonye twakomeje kugusura fata ku mavuta twakomeje kugusura fata ku mavuta mu bantu babikunze tuzajye kuwa gatandatu twagiye bari kuri radio ikibazo ndetse niba twavuyeho nka saa 7 njya kuri radio saa 8 ko twagiye mu gitondo saa moya saa 5 tukaba tuvuyeyo binasoje fata ku mavuta sora mwemeraga ubundi fata ku mavuta se ko ngiye kurakora ko yirwaniriye fata ku mavuta bunameze nka Bruce Melody oya mbwira abantu batanu birwaniriye harimo fata ku mavuta harimo Bruce Melody ko yakwitonde gatoya nze aho ariko wishyiremo oya banza wumve gese ndimo ubwo tubonye fata ku mavuta na Bruce Melody harimo ya mpano ejo bona abonye mwana mukoze ikiganiro gafite imyaka 38 si afite se ibyo burasa ari cyashye buri kiba kirimo hamwe mama abuze content rose ubona ari umwana ubundi ninde so gikoze cyo kandi si umukada se wava rusizi usukaza Kigali ugarinda ufata none se yaranarushye yabaye n'umufundi hano hirya nawe n'umuyede yabaye none se ubwo ariko ubu ntago akiri muri urwo rwego reka uvuga ngo ntago ari urwego umuntu ageramo nta rwego apfa kujya mutarushye turetse nk'abo bantu bo muri bano bana barimo kuvuka muri iyi minsi bavuye mu gihugu cyiza babyumvishe ni kubera baniga neza ari uruvango ubundi nta muntu utagira amateka niyo wava hejuru ukagera hasi umuntu aba afite amateka ye urabyumva ubwo uwo ni uwa gatatu uwa kane wirwaniriye akaba ageze mu rwego rushimishije Bulldog Kemozera Bulldog shabyihore busara gumvaga ndirimbo bari bamutuka ni ukuvuga ngo yaza gucika intege ntaba yarabiretse uwa gatanu ari we w'icyamamare kurusha abandi wirwanira akaba arivanya waje nta muntu usunitse oya ariko se ko numvisha byakuriye impaka yari Marina numvisha ko se yirwanyaho si Austin wamuzamuye oya kandi noneho numvisha bavuga ngo niba ari inde California kandi nabyo namenye byakuriye impaka akavuga ati bambonye ngana gutya niki ariko yamukatiye none se Marina yirwanyaho he yirwanyaho koraga mu kabari yikoraga mu kabari rimba mu kabari ariko iyo umuntu yakuzamuye ntago barirwanya erega ngo Austin ntago yabye umumotari niba yikubitira ikiyeda akuramo moto ye uwo muntu aba yarizanye bazanyire ariko niba umuntu agwaye moto ukajya uyikonje none se Austin bagiye kuzamura Marina adafite aho yamubonye kuri radio yamage kuri radio inde Marina ahamage kuri radio se bigenda bite kuri Kiss FM agaragaza impano bamufata none nawe se ukora se nawe uzazamura undi nawe umuntu agomba uzamwita umuzamura ese urabona azamuye hano hanze barahari mu kiganiro cy'ubutaha nyamo ikibazo kimwe mwibariza abantu bajya Bruce Melody na The Ben wowe ufana oya no kuvuga ngo jewe nakubeshye jewe Bruce Melody yari umufana wa The Ben koko pe ariko Bruce Melody bose yarabatambutse Bruce Melody ni umukozi imana ndose The Ben kakiririmba ibya cyara gisura mu byaki byo muri Antigite undi akaba arimo kuririmba Forum ya Nasene aririmba mu byakira amahinga data no kugira ngo wemere Bruce Melody azikwawe adakoze nta Abanyarwanda bakongera kumureba niyo mpamvu akore buri munsi none urumva atakoze yarya ate nibyo nyine nshaka kubwira The Ben rero we aracyaseta ibirenge aririmba indirimbo imwe mu mwaka mensi ye ni ntago watunzwe n'umuziki undacuruza indirimbo none se gute ukoze batandukaniye none kugira ngo wemere The Ben niwe nako Bruce Melody niwe muhanzi wo mu Rwanda tutitaye kuki wazamuye idarapo ry'igihugu The Ben no ya Bruce Melody gute se rizamuye no so ntaguze awade ko gutwara muri iyi minsi se ntayuzi yihenye sinzi amazina ariko aritwaye yahego nokajya gufera abantu yazamuye atwaye awadi yihe ariko sha bikamubaza Bruce Melody se umuntu wambara igikoko mu Rwanda cyabara bazi imwe yibati iramodoka rese ko vevuzeho sha ngo ni burende none ariko yari yarakoze none abandi bagiye ugiye kuvuga kubera ko yagiye Bugande bakomeka agashashe inyuma itazaza i Kigali ngo yagize ishaje ibyo mujye nabonye kuna musuje si big up se ni big up kwemera akoze show ya Dan iki yabwiye dambe yone ko mwemera ko yano kuvuga ngo nta rukundo Diamond agira ni gutya kuno sero baho muri birabintu dawe ntago The Ben yamwishe ayiwe Bruce Melody wamwishe nazo busino bagagiye kuza mu Rwanda so amahengo ni bari mu 40 by'amadolari Diamond sasa muri inuza kandi ariko ngo ni bamuzanye agiye kuza ariko zikora uza kujya dore abantu barya nabibonye aho Chris niwe ngo coach garagiye kuzana Chris Brown yamukura hese Chris Brown ni mumya
yanze kujya muri Kenya arababwira ati reka nta kintu mufite twahuriraho ko Kigali afite amafaranga bwatsi ngoramuzana miliyari ni yasaba ko Kigali nanamuyobewe ko Kigali nta nubwo muzi ari uwo mbona w'inzobe witokuje ari ndi w'igikara muri bara ninde ubamo ko Kigali nawuzi ntago muzi zana mwereke ko Kigali zo turasosa ako si telefone yawe ntago yatose Taje kare munsi wangomye pe reba ngo wikwe buga saa cyazimye burundu nahita gisubiza ku ruganda uzikare mambo uri kugifata uko ushaka ni garanti kuramo password mwereke ko Kigali uri kwa password yaba ari isura yanjye ureba gusa ndebamo gusa murajya we cyari yesho sene nakanda yakore internet uziko impamvu yiriza mu mazi ari uko igifite garanti oya niyo bidafite garanti mara mu mazi umwaka bazicuzura mu mazi bose kujya kuri ruzi ujya kuri YouTube niyo ko Kigali munyereka turebe ko ndeba kariwe ni umukire agiye kuzana witwa Chris Brown ni umukire ku giti kirande umukire nari namubona ngo anemo ntago umukire hose nikiwe ubwo nikiwe cyangwa utaryiwe umuro utaryiwe bavuze ko nuyo ngoye wa undi w'inzobese ugira nk'umukongo mari ufite uburinzi ari uburinzi nyine uriya yitwa Prophet Joshua akora ibikize no baraho nyine nawe arashushanya uzigana nayo umuntu uvuga witokoje oya ariko yaga ari umunyarwanda ni Kongole ni Kongole bane sa depana mboga kabisa agaza Gikondo yaje kujya Kongo nyuma ariko avuga nyine ko umva cyo wereka Gikondo cyari ritwa n'abakongomani nundi uziko ari bazayirwana biberaga umuntu araka none se uyu nguyu ngo arashaka gutanga miliyoni yo kuzana nde miliyari yo kuzana nde Chris Brown arayifite se yakubakemo abanyarwanda bakerye se cyakagura abamotari za moto ubu se wowe bana abamotari gira uho igihumbi ntose mutangiye gusana amafaranga gira uho igihumbi Jesse ndagifite haye Jesse twasangiye ibigo ako nawe atakuwafunzwe ariko rero ntabwo niba twa bivugira kuri kamera turago bwo kwafunzwe batanga ubuhamya bwo kwafunzwe igihumbi ndakimuha ntari umuze ngo nani igihumbi ndakigwa ngwino bivuga ngwino igihumbi ndakigwa Nasuko byanze bashaka none se nyine watogotaga ibiki n'amabondi minota maze hano yasekaga oya no mari mushyiramo sha nje ngibyo waruvuze ngo akujya ngo miliyari ngo aye Chris Brown umuntu akora amafaranga yakoresha icyo ashaka ariko nanjye namuzana nawe dore yawe waguze telefone uyirije mu mazi namuzana nzamuka Chris Brown urabetinze dore abantu bari none Chris Brown uko buri asigari ku rwego rwaba Michael Jackson ari ku rwego rw'umuntu wapfuye cyane reka uko nta n'umuntu uramutambuka muri iyi myaka ariko uwo ngo muri cyo kinyejana tuvuze hari indirimbo nimwe ya Chris Brown uzi cyane kugera mu Kigali ngo kimama bebe ndazizi nyinshi mwebwe iki ariko ntago oya ndazizi tu ngo kimama bebe ari ndafite nkunda ngizo ziloya Zamurega twisoreze ubwo ikigano cy'ubutatura turekeza ku nkwavu nayifuriza abayashyaza bitarasa oyizaza kuri 24 mbese mwambwiye ku iposta ni bwoko naye ku iposta 11 ndashaka gukora 16 mbese bayisubije oyirahari banza nyine wumve telefone kuva kuri 14 kuzamura za iPhone zijya mu mazi kandi giye ubwo urwego ndi umuntu natoka telefone itajya mu mazi izitajya mu mazi za gatusha nazirekeye mu bigori kibaye banzo nase yatuga smartphone atarize smartphone gara gitungwa n'umuswari wese uvuga igifaransa kira cyatura turya ngo bonjour ndavuze umurusha amashuri wowe cyane nase nzovu wiza muri za ntabwo barabigaga kera ntabwo yigeze yiga sera nayize serayi ezo wari zugarukira je neze jo bundi rega ubu nyine wagarukiye mu mbere secondaire uzanye amashuri rata nzovu yageze mu wa 3 secondaire dore abantu bari niba raneze mu wa 2 uzantera amabuye primaire ariko n'ushobora ngo ibintu biganiro byo byose barabisibye ngo kubomora byavuye kwa Farime ajya guhamagara yazagutumiye semeje twende wabaganiriza ndetse nabagatse nimba tekera ubugari nawe ufite cyo wabaganiriza oya no kuvuga ngo nta muntu utabona ibyo avuga abo roze barako babahaze bajyayo duburi ko bashaka
kureba umuntu mugana umuntu waje ahaze guseka biragorana. Ntabwo bigorana. Kibiri kujya bano baribwa. Aba nawaseka. Nawaseka. Akase na muntu ujya muri genzi comment adahaze. Nta ubaho. Do. Tetse umujura. Umuntu ugiye kwibera telefone. None se. Tetse umujura ugiye guterera ibenga. Wese ntabwo atanga bitanu ujye guseka. Niyo wagira uti. Cyebira nabonye ari umurengwe. Oya ntago ari umurengwe ahubwo nawe nuko ufite ibibazo byawe. Yes, bafana mudukunda kandi mudukurikirana, mugiye kujya mudukurikirana kuri Rone TV twababwiye ko ari buri munsi. Kandi murabizi ko tubemera. Ariko nabo barakwemera. Nakuretse bandi batemera ko ndamaze kwagira abafana. Oya ni utemera zemera bundi kuvuga ubwo ibihe bizakubwira. Yego ubutaha turerekeza mu nkwavu hanyuma ndabona arazimbaraze. Turazirike. Ndazirike. Mfite nyinshi. Uzawazimaze. Zirya amashu. Turasanga uziragiye kabisa. Twigendera ubwo butaha ni mu nkwavu telefone ngiyi dore abanyarwanda bayibonye ko kurumvise y'umukasi. Hoye nako kandi iyi ngiyi bayita wota. Wota? Bayita wota? Wota. Igiye kuyigura bagwera mu mazi. Telefone ngo bayita ngwiki? Igiye kuyigura. Wimbaza byinshi sha. Bayita wota? Igiye kuyigura nyine igiye kuyigurayo. Yego. Ibiri mu kigega. Ni uyisanga. Na charge. Cyane. Ubu se yakora siripa. Amazi yijemo imbere hari. Hoye kubanga buri abazungu. Abasugu mujye mubavaho. Baradutekerereza. Reka badukoronesha. Natwe reka twarikoroneje. Badukorereza gute se kandi tubakira ibyacu. Bakira ibyacu gute? Cyo tuza kuba butaha. Thank you so much mwakoze cyane kudukurikirana kuba natwe reka dusubire ubutani None TV. Niba utakora subscribe uyikore ariko kandi Nyamahondo nawe uramukurikira kuri YouTube channel yitwa Nyamahondo TV. Abantu bambere badusubscribe abamotari, ribu, polisi n'abasirikare. Barakurikira cyane. Nibo bantu bambere babikurikira bashakamo amakosa. Motari shaka kamwe amakosa ngana. Oya abamotari nyine barimo gusinzira akubita yijisha agira ariko cyangwa yishakira inkuru zo kugenda kubwira ahetse umuntu. Mwakoze cyane kuri None TV Nyamahondo TV nawe mukurikire nyamuneka ubwo reka dusubire ubutaha amahoro y'Imana abane nawe. Cyane ko na dore biri kusariri. Salute.